Yesu ashimwe, ni njyewe Apostle Ukurinkunda, nanone uje kugira ngo tuvuge ku gice cya gatatu ku nyigisho yacu ivuga ngo kumenya ukuri kw'Imana mu bibazo duhura nabyo. Muri make kumenya icyo Imana ibivugaho ibibazo duhura nabyo buri munsi. Rero nagira mvuge ngo nizere ko inyigisho ya mbere uyu munsi ni inyigisho ya kabiri, mumbabarire nari nibeshye. Ubu rero reka dukomeze, kuko kuba dufite ibibazo turi abakristu ntabwo ari igitangaza, kandi nk'uko muravuga ahubwo ni ukubyitegura tukitegura uko tubibamo, kubera ko ni bimwe mu bintu tugomba gucamo muri ino si. Benshi muri twe duhura n'ibibazo bikomeye buri munsi, ariko kuba uri umukristu ntibivuga yuko udashobora kuzahura nabyo. Ariko kuko twe dufite umucunguzi wacu ku ruhande rwacu, kandi we akaba abona ibitubaho kuruta twebwe, bituma tugira icyizere, biduha impamvu nyinshi zo kutagira ubwoba. Ubu niko byakagombye kumera. Bitwemeza ko tutari twenyine mu bibazo byacu no mu kababaro kacu, kubera ko Imana iba iri ku ruhande rwacu. Bitewe n'ibyo twanasomye ejo, Imana ivuga ko iri kumwe natwe ko kandi ibana natwe iturengera. Amen. Nkaba nongeyeho mu gihe cyayo nuko ibishaka. Bituma tumenya ubwenge cyangwa tugasobanukirwa impamvu ibibazo bituzaho. Nk'ejo twarabivuze, hari igihe Imana yemera ko ibintu bitubaho kugira ngo ihindure karagiteri zacu, ihindure imico yacu, cyangwa yigaragaze mu kibazo, ndetse n'abatamenya Imana bayimenye biturutse muri ibyo. Haleluya. No kugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo. Muri Yakobo 1:2 niho batubwira ko muri Yakobo igice cya mbere 2 kugera kuri 4 niho batubwira ko ibigeragezo bidufitiye impamvu nziza, ko ahubwo twakagombye kugira umunezero mu bigeragezo. Reka mbisubiremo, muri Yakobo 1:2 kugera kuri 4 bitwibutsa impamvu twebwe duca mu bigeragezo nk'abakristu, kandi ahubwo bakatubwira ko mu bigeragezo tugomba kugira umunezero, babyita joy, ibyishimo, umunezero. Mu bigeragezo twebwe abakristu ntitwakagombye kwitotomba, kuvuga nabi, kwicira inzira, si yo mpamvu. Nta mpamvu, ko n'Imana ibyo ntabwo ibyakira. Buriya hari ukuntu twiha impamvu tukumva yuko kuko twebwe twumva arizo Imana irazemera, izo ntabwo izemera rwose. Buriya Imana namaze gusobanura ko yemera ijambo ryayo kandi rikomeyeho, urikurikiza uwo nguwo niwe ujyana nayo. Amen. Umva ko ni ikintu gikomeye kandi ikintu Imana yavuze izi neza, ati mu bigeragezo tugira umunezero, ahubwo tunezerwe, kuko ni muri make ibigeragezo ni umugisha w'umukristu, kuko niho Imana nyine ituvaniramo ibyo byiza ishaka kutumenyesha, cyangwa ishaka kuduhindura muri twebwe. Haleluya. Buriya Imana izi icyo ikora. Urumva, kugira ngo tuvuge ngo tugire umunezero mu bigeragezo ntibyumvikana, none byagenda gute? Ariko muri perspective of God, uko Imana ibibona, bimakinga sense, bifite intego. To make sense, kugira ngo ni ukuvuga ngo bifite impamvu, bifite sense, bifite Imana izi impamvu ibivuga, hari impamvu yabyo. Twebwe rero niko njya mvuga ngo tugomba gutangira kureba uko Imana ireba ibintu n'uko yumva ibintu, kuko Imana ntabwo igenda nk'abantu, ntitekereza ko, ntabwo ari umunyabyaha, ntabwo Imana ikora icyaha, ntabwo Imana, niyo mpamvu yaje kuducungura kugira ngo tuvanemo izi kamere mbi. Rero mu rugendo rwo kubikora, mu rugendo rwo kujya mu ijuru, harimo no kugerageza, kandi tukamenya ko tugomba kugira umunezero mu bigeragezo, tuzi neza ko Imana yavuze ko ariko bigomba kugenda, nubwo tutabyumva tubisobanukirwe, ariko tukizera Imana yacu. Amen. Kuko no mu bigeragezo bitwegereza Imana, kandi bigatuma twumva ko tutari twenyine. Ubundi koko byakagombye kugenda, kuko mu bigeragezo
niho unamenyera Imana cyane, ab'ukuri ni naho basenga cyane, ni naho bamenya kuvugana n'Imana. Haleluya. Dushobora kuba tudashaka guhura n'ibigeragezo mu buzima bwacu, cyangwa tutabona impamvu y'ibyo bigeragezo byaje cyangwa akamaro kabyo ako kanya, ariko nuko tudafite amaso y'Imana. Amen. Kuko twebwe ko tubona ibintu siko Imana ibibona. Haleluya. Twebwe tubona ibije ariko ntabwo tuzi impamvu bije, n'icyo Imana ishaka muri wowe, icyanga ishaka muri njyewe. Rero niyo mpamvu bitugora, ariko impamvu twiga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo tuve muri ubwo bubata bwa Satani bwo kutubeshya, bwo kutuyobya. Ijambo rivuga ngo my people perish because of lack of knowledge. Abantu banjye barayoba kubera kutamenya. Nutamenya rero akamaro k'ibyo ucamo, ngo umenye uko ugomba kubyitwara kugira ngo usarure neza, uzabigwamo. Benshi bava mu Mana, benshi bava mu bushake bw'Imana mu nzira zima kubera ibigeragezo. Akageragezwa agatsindwa pe, kamere ikaza, agafata inzira ze, agakomeza kandi akumva ko akiri kumwe n'Imana, ariko ntamenye ko batakiri kumwe kuko yatsinzwe. Amen. Gutsinda ni ukugenda aho Imana idushaka, no kugenda uko ishaka, no gukurikiza ijambo ry'Imana, wabyumva utabyumva, tukizera Imana. Amen. Niyo isi yacu navuga ngo niyo isi yacu yanyeganyizwa, ntitugomba kureka Imana cyangwa kuva mu Mana cyangwa mu nzira z'Imana. Tugomba kugera mu rwego uvuga uti umva, no mu rupfu. Amen. Aho niho najya kure, kuko nari muri Bibiliya ni naho bavuga ngo batsinzwe kubw'ubuhamya ndetse no kugeza mu gupfa. Haleluya. Urumva ko n'abatubanjirije babitangukira intumwa. Amen. Nabo murabizi ko baritanze paka no mu rupfu, kandi barageragejwe. Nta muntu wageragejwe kurusha intumwa. Reka ariko tujye no kuri Yesu. Amen. Tujye no kuri Yesu, tujye kure. Yesu yarageragejwe kandi niwe nzira, niwe bugingo, niwe kuri. Ibi rero ni iby'abakristu. Imana ishaka ko tumenya ubwenge, tuhaguruke, dutsinde runo rugamba, kuko ruri kudutsinda, kandi mu kudutsinda ni naho Satani nyine atsindira mu buzima bwacu. Haleluya. Kuko gutukana, kwitotomba, kwicira inzira, kwihenura ku Mana, uzana ubwibone, mbese ibyo byose nta kamaro, ahubwo ikibabaje birakwangiza, birakuvana mu bushake bw'Imana, bikongerera ibindi bibazo. Wenda aho Imana yakagombye kubigugejeje, we wisubije inyuma kubera ko wanze kwakira ikigeragezo. Ucyakire nk'uko Imana ibivuga, umenye ko Imana iri kumwe nawe, uvuga uti ndabizi neza ko nubwo bikomeye ariko nzi ko Imana iri kumwe nawe. Kandi ejo twaranize ko yavuze ko izaduha n'imbaraga. Hari aho itabikuvanamo ahubwo iguha imbaraga, hari aho itabikuvanamo ukagendana nayo, hari aho itabikuvanamo kugira ngo wowe werekane yuko kweri uyizeye kandi wera imbuto zikwiriye uwihane. Amen. Icyandiko dusoma uyu munsi ni muri Yohani 16:33. Haravuga ngo ibi mbabwiye ngira ngo muhore munkesha amahoro. Hano munsi muzahagirira amakuba, ariko nimukomere, isi narayitsinze. Mwumvishe? Donc Imana yatubwiye ngo ibi mbabwiye ngira ngo muhore munkesha amahoro. Bivuga ngo amahoro tuyabonera muri Yesu. Nanone nta handi dukesha amahoro. Dukesha amahoro muri Yesu Kristo. Amahoro ntabwo azava ku mugabo, ku mugore, ku rugo, ku bintu, ku mafaranga, ku mashuri. N'ibyo byose bidutesha umutwe, ugasanga hari igipfuyemo, isi irarangiye, kandi ntabwo rwose isi birangiye. Ufite agakiza uba ufite byose. Ibindi ni ibintu biza bije hari ibyo Satani yohereza kugira ngo nyine atuvane mu muhamagaro, atuteshe umutwe, ariko asanze duhagaze neza gutya nk'uko Imana ibivuga, turabireba nyine
dushobora kubabara ko turi abantu ariko ntiducike intege, ntituve mu murongo ngo dukore amafuti cyangwa tuvuge ibidahesha Imana icyubahiro. Aha rero Imana yavuze ati mu isi muzahura n'amakuba, wabishaka utabishaka uzahura nayo, kandi buri muntu wese amakuba agomba guhura nayo ntabwo asa. Umwe ashobora guhura amakuba y'uko divorce, umugabo akamuta neza kandi nta n'icyo yamutwaye. Undi agakora amakuba nuko akabura akazi pe, ubukene bukagukubita. Undi akagira amakuba y'umwana mubi ubaho nabi utukana, mbese ufite icyegezo cy'abana. Undi akagira ikigeragezo cy'umwana urwaye, undi akagira ikigeragezo cy'umuntu biciye wenda. Umuntu wese agira amakuba ye rero ntabwo wavuga ngo uzabaho ntayo uhura nayo. Ushaka uzasenge ujye mu ijuru, usenge amasengesho agera mu ijuru, uzahura n'amakuba ku isi uko ungana kose, uko uri kose. Rero ibyiza ni ukubyumva tukabyitegura, ahubwo tukabyakira twabutera Imana duhe imbaraga, uduhe ubushobozi, kandi kweri twige kugira amahoro muri Yesu mu gakiza. Niho amahoro yacu ari, nta handi twirukira, nta n'ahandi uzirukira. Si muri ibyo gahunda zawe cyangwa ngo umuntu aje akubwire ngo kora ibi uzi neza ko bidahesheje Imana icyubahiro, ntugomba kubyemera. Haleluya. Rero amakuba agomba kukujyaho uko biri kose, ariko akongera ngo nidukomere. Tugomba gukomera, nta yindi shwa dufite. Icyo yatubwiye ni ugukomera. Ntiyatubwiye ngo twirwanirire, ntiyatubwiye ngo twicire inzira, ntiyatubwiye ngo tuve mu gakiza cyangwa tuve mu hagambi, ntiyatubwiye ngo twikubite, ntiyatubwiye ngo dutukane, ntiyatubwiye ngo hari byinshi dukora iyo twakubiswe n'amakuba, my friends. Ariko aho Imana yatubwiye ngo dukomere gusa, nicyo dukwiriye. Isi yarayitsinze, bivuga ngo ibyo tucamo byose arabizi, ibyo yemeye ngo bitugereho irabizi. Ariko rero tumenye ko yamaze gutsinda. Wowe dushaka kubona ari ibintu bikomeye, ukabona ufite umwana urwaye indwara idapfa gukira ikizwa na Yesu gusa, ukibaza uti se nakoze iki, bikagusaza. Ariko ahubwo tukomere, twumve tuti Yesu yamaze gutsinda kino kigeragezo. Uko biri kose ingaruka yabyo uko Imana izabikora ntibizi, ariko mu gihe ntegereje ngomba gutegereza nizeye, mfite amahoro kandi n'umunezero mu gakiza nk'uko Imana yabitubwiye. Amen. Dukomeze ikindi cyandiko turi bubone ni muri Yakobo 1 igice cya 1 umurongo wa 2 kugera kuri 4. Aravuga ngo bavandimwe, amagorwa y'amoko yose munyuramo mujye muyakirana ibyishimo byinshi. Mbega murabyumvisha ahangaha rero, ntabwo ari imikino, ntabwo rwose kurira, gutaka, kwitotomba bigira icyo byongeraho. Ibi nibyo maze kubona ni energy z'ubusa, ahubwo ni ibituma dusubira inyuma. Satani nyine akadutera, ugasanga uri komerekeje deje, uri mu gikomere kindi. Aha rero mujye muyakirana ibyishimo byinshi. Mwabyumvishe? Ubwo wowe uzi ibyo uri gucamo, tangira unezererwe rero. Niko biri uko niko kuri kw'ijambo. Nushaka witotombe uvuge ngo ntabwo uzi ibyo ndi gucamo, ntabyo nzi nyine, ibyo ni ibyawe. Ariko nzi ko wanditse ijambo, nyiri ijambo, uwo muremyi, uwo wemera, uvuga ngo wemera. We yavuze ngo mu makuba dufite yose tufate dushima Imana, ngo muyakirane, ahubwo tugomba kwakira. Donc bivuga ngo inkuru wumvishe mbi uyu munsi, hita uyakirana ibyishimo byinshi. Ahubwo niko biri. Ijambo riraza rikatubatura, rikatwereka ko twebwe ibyo dutekereza atari byo. Twamaze kwiha Imana mu mitima itariyo, twafashe Yesu utariyo. Niyo mpamvu ubona ufite ubuzima bubi mu mutima, ubuzima bubi bw'umukristo. Simvuga ubuzima bw'ibintu bifatika. Ngewe iyo mvuga ubuzima simvuga ubuzima, ntabwo ari ibintu bifatika. Ubuzima ni wowe, umukristo witotomba, uhora uvuga nabi, uhora ugira nabi, urahemuka, ibigusohokamo ni amagambo mabi, nta rukundo rw'ukuri ugira urukundo rw'ubwibone rugendera ku marangamutima gusa. Ntabwo ufite amahoro iyo Yesu. Ntabwo rero twayagira tutemeye amahame ya Yesu. Niko biri.
doka wumva umukristo ariko kuva bikuremereye kuba umukristo gusa ubwo ntabwo icyo gihe uba uri umukristo rwose, kuko umukristo ntabwo aremererwa n'agakiza. Umukristo ashimwa n'agakiza, ni nako kamubeshaho, aba afite umunezero mu bibazo. Abo bantu barahari, kandi turebye neza mu byakozwe n'intumwa, wareba ukuntu intumwa zabagaho. Urumva ibyiringiro byabo byari Yesu. Nanavuga hari aho Paul yavuze ati niki cyadukura ku rukundo rwawe? Ni igiki? Ni ibibazo duhura nabyo no gusonza. Urumva ko nabo bahuraga n'ibyo duhura nabyo, ndetse banza banakomeretse cyane kuko no batangije kujyana ijambo ryiza ry'agakiza isi yose, barakutotejwe. Ariko ngo Pierre bavuga ko bagiye kumuhamba ku musaraba, we akemera bakamuhamba acuramye. Umva ntabwo umunezero wabo wari Yesu, nta wundi. Ni nka ba bahungu batatu, Meshake, Shadraka, Reverizi, ayo mazina yabo nyine arajya anyobera, ariko baravuga ati tugiye kubashyira mu itanura umuriro ushya. Amen. Baravuga ati nushaka udushyiremo, twebwe ntabwo dupfukamira Bayali, ntabwo tuva mu masezerano, ntabwo twitotomba uko biri kose. Kandi mwumve baravuze ngo Imana yadutabara itadutabara, ntabwo bagiyemo bazi ko bazatabarwa. Abantu bajya bavuga ibintu kandi atari byo. Ntabwo bagiye bazi ko batabarwa kubera amagambo bavuze ngo yadutabara itadutabara, ntituri bugupfukamire ye, kuko twe tuzi uwo twemeye. Donc umunezero wacu ni Yesu, mu bukene cyangwa atari mu bukene, njyewe Yesu ndakunezerewe. Mfite umwana urwaye, donc il faut que tugera aho hantu. Ni ukuri dukizwe by'ukuri, ako niko gakiza k'ukuri. Agakiza ntabwo ari akarebera ku bintu cyangwa ku bihe, uwo ntabwo bukishijwe, uba uri umunyedini. Amen. Dukomeze mumenye kandi ko ibigerageza ukwemera kwanyu bibyara ubwiyumanganye. Haleluya. Urumva ko ibitugerageza bifite ibindi bibyara imico myiza, bibyara kwihangana. Amen. Bibyara ibintu byinshi cyane bitewe n'ikigeragezo watewe, bitewe n'ikimana gushakaho. Ariko rero ubwo bwiyumanganye bugomba kuba bugaragara, kugira ngo mube abantu bahamye kandi nyabo, mbese batagira amakemwa. Aleluya. Uri kubyumva? Ariko rero ubwo bwiyumanganye bugomba kuba bugaragara. Umuntu wimanganye tugomba kugaragara. Ntabwo uzajya mu bigeragezo utangira urwane. Nurwana se ubwo uzaba byerekana iki? Umuntu aragututse nawe uramututse. Imana itubabarire cyane. Buriya hari ikigeragezo naciyemo mu minsi ishize cyanyigishije byinshi. Ni ukuri abakristo turarimbutse, kandi turimbutse kubera tudakijijwe, ahubwo turi abanyedini. Turimbutse kubera dufite ubwibone, mbese Imana itubabarire. Kandi mfite nanjye ubwanjye narisuzumye nsanga hari ibintu bigomba guhinduka, tugomba guhinduka tugakizwa by'ukuri. By'ukuri. Kuko burya hari ikintu kiba ku muntu kikaguha isomo. Kikaguha isomo ko bati nanjye bitazambaho. Nanjye ntazisanga aho navuye mu mugambi w'Imana kubera kamere mbi, kubera ibituri mu ndani. Ifoke dukizwa. Aleluya. Aha rero ngo ifoko bigaragara, kugira ngo tube abantu bahamye nkabyo, mbese batagira amakemwa. Ntabwo rero nitutagaragara mu byo dukora, muko twitwara, muko tuvuga, umuntu akugiriye nabi, ugiye kubyitwara muto. Uko uzabyitwara nibyo bizagaragaza uwo uriwe, uwo ufite muri wowe. Ntabwo wambwira ngo ushafate shantuzi ibyo uri kuvuga. Ndabizi ibyo ndi kuvuga. Ntabwo ari wowe nyine ugeragezwa mu isi. Hari umuntu njya mbwira, iyo umuntu avuze gutya ndamurira nka base, singoma ko umuntu akubwira ibyo byose, ariko umenye ko utari wenyine, nta nubwo uri uwa nyuma. Amen. Ariko ntibihindura ijambo ry'Imana. Ntibihindura. Hari umugabo wigeze kwica abantu ngira ngo 8, 9, 10 w'umuzungu muri Amerika. Bamujyana mu rukiko, noneho abantu yiciye umuryango wabo, do tuvuge ngo yishe umukobwa, umuryango w'uwo mukobwa uza mu rukiko bari nk'abantu 10. No, nk'abantu batarenze nk'8. Yaricaga abantu akabagira. Nyuma rero baramufata aremera, avuga ngo yishishe. None iyo miryango iza bamubaha ijambo ryo kuvuga. Umwana ati ndakwanga urunuka, kandi ukumva nyine birumvikana nk'umuntu. Ntabwo umuntu yakwicira umuntu ntacyo yagutwaye, juste kuko uri nyine ufite abadayimoni babi ukica umuntu. Umva umuryango warababaye, waramenetse pe. Kandi ni ikintu cyumvikana nk'umuntu nkanjye nkawe.
baramutuka, ariko haje umusaza umwe. Iyo video yagiye ahantu henshi cyane kubera uwo musaza, apana kubera abo bandi, kuko abo bandi nibyo kamere yacu, nibyo twebwe dukora nk'abantu baguye batakaruka kumwe n'Imana, nuko twanga uwatugiriye nabi, kandi niko twatojwe, ni nacyo cyaha kiba muri twebwe, tukabatuka tukabagira gute. Baramututse ye, mwaravuga ati ndakwanga, ati uzabore muri prison. Donc umuntu wese avugaga ibintu bye, kandi kuri ku muntu kumva nibyo, kuko niko tuteye. Haza umusaza umwe nawe wiciye umukobwa we, arahaguruka aramureba mu maso, narabyiboneye, aramubwira ati njyewe mpisemo kukubabarira, kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo mbabarire, ndakubabariye. Yewe yarabivuze, numva imbaraga ziramfashe. Uwo muntu wishe abantu, kandi umusaza yaje na nyuma, nicyo gisekeje. Abandi babanje bahita uwo nawe aza nyuma. Umva abandi barabaje niho gato, wa mama baki, umusaza yari bamushyize inyuma, aza ari nawe ufite iryo jambo. Uwo mwicanyi yahise arira, amarira yaramanutse, narabyiboneye. Ariko abandi bamutuka yarabitegereje ko bamutuka, kuko niko tumeze, niyo kamere y'abanyabyaha bisi. Ariko ndaraza we, avuga ijambo rikomeye, kandi niryo Yesu yatubwiye. Uwo musaza ati ngenda kubabariye, ndagusabiye umugisha, kandi Imana ikubabarire. Abantu muri ntuza barumiwe. Igitangaje, uwo muntu wishe yahise arira ako kanya, yararize pe, ngira ngo nyuma yakiriye n'agakiza. Rero urumva ngo mise Imana ishimwe ko inyibukije urwo rugero. Nimba uraha urugero rukomeye ni umuntu wiciwe, katuvugisha ukuri, kuruta ibindi byose. Ngiye numva ari rwo rugero umugome yakugerera. Wumve rero ko hari ababikora, hari ababarira, barahari. Rero iyo mpamvu wiha yo kugira ngo ukomeze umutima, uratsindwa, kuko hari ababishoboye. Ahubwo ni ukwicisha bugufi, tukavuga tuti Imana, iri jambo ndaryumvishije, fasha rero ngere muri uru rwego. Aha naratsinzwe, aha si ukumeze, mbabarira. Ariko mbabwije ukuri, inzira ijya mu ijuru ntabwo ari inzira y'abantu bashatse uko bagenda uko bashatse, nta kajagari. Abibone, abatumvira Imana, abadashaka kwica bugufi, abadashaka kwihana, abashaka gukomeza kuri kamere zabo mbi, nuko nyine uzarimbuka, niko biri. Ariko ijambo niritubatura, tugakizwa, tugahinduka. Imana idufashe. Haleluya. Niyo mpamvu rero ngo tugomba, ariko ubwo wiyumanganye bugomba kuba bugaragara. Ntabwo uzambwira ngo uri umukristo utagaragaza imbuto. Wapi? Ibyo ukora nibyo byerekana ko uri umukristo. Rero nushaka uvuge ngo urashima Imana, urasenga mu giti, nushaka uzamuke ugere ku giti cyo hejuru cya Babeli, ko dore ko bayubatse, ariko utera imbuto udakurikiza amahame y'Imana, urarushywa n'ubusa rwose. Yesu nazo uzasigara. Amen. Dukomeze ikindi kigisho tusoma ni muri Petero igice cya mbere, Petero iya mbere igice cya mbere umurongo wa 3 kujya kuri 7. Nihasingizwe Imana. Rero ngiyewe nkunda gufata Bible ikinyarwanda ya ntuzi ya Katolika, isobanura neza amagambo kurusha izindi. Sinzi impamvu vraiment ibi bintu ariko bimeze, ariko byose ni byiza. Nihasingizwe Imana, se w'umwami wacu Yesu Kristo, kuko yagiriye impuhwe zayo z'igisagirane, maze ikaduha ubugingo bushya. Haleluya. Ahumva ko bari gushira Imana yuko yaduhaye ubugingo bushya, kugira ngo tugire amizero ahamye, dukesha izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye. Umva impamvu ni ukugira ngo tugire kwizera guhamye, tugakesha izuka rya Yesu mu bapfuye, no kugira ngo dutunge umurage udashobora gushanguka, kwandura cyangwa gusereba, ari wo ubuzigamiwe mu ijuru. Mwebwe abo ububasha bw'Imana buragirishije ukwemera, kugeza ubwo umukiro w'abateguriwe uzigaragariza mu bihe byagenwe n'imperuka. Amen.
nimwishime kandi munezerwe. Mwabyumvishe kabone n'ubwo. Urumva rero ahangaha batuvuze kuri Yesu yadukijije ko kandi yaduhaye ikintu gikomeye kitavamo, ariko gakiza. Amen. Yaduhaye ikintu ab'isi badashobora gutanga. Amen. Kugeza imperuka, kugeza gupfa kwawe. Imperuka njye nyita ko Yesu aje no gupfa k'umuntu, uba wagiye nyine utaba ukiri ku isi. Ariko umva yaduhaye ikintu gikomeye, agakiza ntabwo gatangwa n'isi. Dukomeze, nimwishime kandi munezero. Tugomba kunezerwa. Dufite abakristo bafite umunezero mu mutima kubera ari abakristo bafite irari ry'ibintu. Ukaba udafite ibintu, ukaba nta munezero ufite, biterwa n'icyo udafite. Buri wese afite icyo abura, buri wese afite icyo yifuza, ariko ntibwakagombye gutwara umunezero wacu. Rero mu gihe ibyo udafite bigutwara umunezero, ujye umenya ko ari ikigirwamana cyawe. Ikintu cyose ushyiraho umutima wose, mu gihe utagifite ukumva ubuza uburyo, ubuza amahoro, ujye umenya ko ari ikigirwamana cyawe. Icyo kintu ntabwo aba ari icyaha, ntabwo aba ari cyiza. Nimwishime kandi munezerwe, kabone n'ubwo mukigomba mu gihe gito kubabazwa n'amagorwa y'amoko yose. Mwabyumvishe? Tunezerwe nanone, twishime kabone n'ubwo mukigomba mu gihe gito kubabazwa n'amagorwa y'amoko yose. Twumve yuko kandi igihe gito ku Mana buriye twe tubona ari birebire, ariko ku Mana ni igihe gito, kuko murabizi ko igihe cyacu n'igihe cy'Imana si kimwe. Rero hano bavuga ngo dukomeze twishime tunezerwe kabone n'ubwo tukomeza kujya mu magorwa y'amoko yose. Yewe amagorwa donc aratandukanye. Bavuga ngo ushaka ufite ibyo ucamo n'ibyo ucamo si bimwe, ariko twese turabifite. Hari umuntu ukubwira kumva ko ari we mukene ku isi, ariko hari umuruta ubukene, Niyo mpamvu ujya mbwira kenshi abantu bashaka ubufasha, ibyo reka mbivugiremo gutyo, ntugasabe nk'aho uri wenyine ku isi. Wumve yuko ari wowe wenyine ugowe, ari wowe wenyine ukeneye gufashwa. Hari abantu benshi kandi bashobora no kuba bagowe kukurusha, ariko batanagira icyo kintu cyo gupapa, babyita gutera gukuka umutima. Bizeye Imana kandi Imana ikabasanga. Hari nk'igihe mu minisiteri basaba abantu ngo bafashanye, ugasanga undi ntafashije minisiteri. Si uko uwo muntu aba adashaka gufasha, aba afite abandi afasha, kuko si mwe mwenyine mufite iyo mihamagaro. Buri muntu wese afasha aho ashaka. Rero hari igihe twibeshya nk'abakristo tukavuga ati nahamagaye abantu bafashe uyu kanaka. Ntukareke ngo Satani akujyane muri ibyo bitekerezo. Ujye uvuga uti ibyo Imana yashoboye ndashimye, ibyo yakoze ni byiza, ibyo itakoze nabyo ni byiza, kuko ifite impamvu. Uko zahabu bayiyungurisha umuriro, mwumvishe, ni nako bya bigeragezo bigenewe gusukura ukwemera kwanyu gutambukije kure agaciro iyo zahabu y'akanya gato, kugira ngo nikumara guhama kuzabaheshe ibisingizo, ikuzo n'icyubahiro igihe Yesu Kristo azaba yigaragaje. Mwumvishe? Nk'uko zahabu bayungurishiriza umuriro. Reka nze n'ikindi kinyarwanda hano gato. Iki kinyarwanda ndabona kingoye. Nibyo bibatera guhimbarwa, nubwo ubusanzwe mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibigeragezo bitari bimwe. Icyo bigamije ni ukugira ngo ukwizera kwanyu kugeragezwe. Mwumvishe ko ibigeragezo tugira intego bifite ni ukutugerageza, nta bindi. My friends, inshuti z'umusaraba zijya mu ijuru, ibigeragezo ni ngombwa, nibyo bizerekana ukuri uwo ukorera. Nukorera Satani mu kigeragezo uzakora ibya Satani. Nukorere Yesu Kristo by'ukuri mu kigeragezo uzakora ibyo Yesu avuga, niyo byagusaba gupfa kuri kamere no ku mubiri, kuko nicyo ikigeragezo cyagenewe. Uzamenya ko ukijijwe cyangwa uri umunyedini cyangwa uri umupagani tout simplement. Koko
kandi ukwizera kwanyu kurusha kure izahabu agaciro, kuko iyo yangirika nubwo biba yacishijwe mu ruganda. Bityo igihe Yezu Kristo azahishurwa, azasanga muhesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. Mwabyumvishe? Amen. Ukwizera kwacu kugomba kugeragezwa. Nta muntu uzaba ku isi atarageragejwe n'ukwizera. Ngira ngo na Aburahamu, turekere mu bihe bya Yesu, none mvuga mu isezerano rishya, na Aburahamu yarageragejwe igihe Imana yamubwiye ngo amuhe Isaac, ati none menye gukunda. Rero ibigeragezo uko tubyitwayemo bitwereka uwo dukunda, uwo tuzapfira, uwo twapfiriye nyine, uwo twihambyeho, kandi amahoro yacu ahaturuka n'uwo twizeye kutuvana muri ibyo bigeragezo. Haleluya. Kandi avuze ko hari igitabo ikuvanamo, si ngombwa ko inabikuvanamo, ikora uko ishaka, ntabwo dutegeka Imana. Ariko icyo tuvanyemo hano gikomeye muri Petero ni uko nk'uko zahabu, kugira ngo ibe zahabu bayishyira mu muriro. Niko burya iyo uruganda rwa zahabu mubibajije, kugira ngo ibe zahabu bayicisha mu muriro, kugira ngo bavanemo ibintu byose nyine bibi bayigire nziza. Umva ko twebwe rero turusha agaciro zahabu. Bivuga ngo natwe tugomba guca muri uwo muriro kugira ngo twitegure kuza kwa Yesu, azasange tumeze neza kuri wa munsi. Kuko nasanga utameze neza ntaho uzajya, ushake niko biri, uzasigara kandi uzisanga wasigaye. Abiyemeje nibo bazagenda. Dukomeze, aha niho turangirije. Amen. Rero navuga nti bitewe n'ibyo twize uyu munsi, haleluya, twize ibintu bikomeye cyane pe, twize ibintu bikomeye. Twize ko tugomba gukomera mu bigeragezo. Wowe uri kugeragezwa, utazi ibyo urimo, wakiriye Yesu, barakubeshya ngo wakiriye Yesu ngo ntabwo uzongera kugeragezwa. Ibyo ni inyigisho z'abadayimoni, kuko hari inyigisho hariya ziri hanze aha zitubeshya. Kandi Yesu yarabitubwiye ati hari Yesu utariho, hari Yesu wa fake. Ugomba kumenya Yesu wafashe ninde rero. Nimba warafashe Yesu uguha ibintu, ugenda ku marangamutima yawe, ntabwo ukijijwe. Ugomba kwihana ugakizwa by'ukuri, ukakira agakiza, ugatangira kugenda mu murongo w'Imana, ukavuga uti nsanze niyobora. Amen. Ariko ntabwo nyoborwa na Mwuka Wera. Kandi abana b'Imana nibo bayoborwa na Mwuka Wera. Ntabwo bayoborwa na kamere, ntibayoborwa n'amarangamutima, wapi, ntibayoborwa n'umubiri, ntibayoborwa na Satani. Kandi yambwiye ngo amarangamutima, umubiri, byose ujye umenya ko wagiye ku ruhande rwa Satani. Kuko iyo umuntu avutse mu isi, avuka deja ari mu cyaha. Niyo mpamvu bidusaba kuvuka bundi bushya, tukaba ibiremwa bishya. Bivuga ngo dufite data mushya, umwuka mushya, ariwe Mwuka Wera, ingendo nshya. Rero ugomba kwisuzuma ukavuga uti se ndi umunyedini? Kuko abanyedini nicyo mpamvu Yesu yabangaga, arabazira cyane ngo bamutere isesemi, ngo umwe ufite ikirenge mu ijuru, undi gifite kwa Satani, mu isi no mu gakiza. Uwo ngo azabaruka, bamutera isesemi kuko ntibafite naho bahagaze. Wafuma ugenda rwose ukikorera na Satani, ukaba ukoreka kuryarya cyangwa se kwibeshya, kuko ntacyo ukora. Ikibazo Imana ishaka kugiraho ni uko uza ugahemuka, ukayobya n'abandi. Icyo kibazo ni naho mpamvu nimva Satani, Yesu abanga, kuko barayobya n'abandi, ukabeshya ngo urakijijwe, ariko ibyo ukora ni iby'abapagani. Ngo umuntu wamaze mu Baheburayo, ngo wamaze kuguta babyita ngutera, umuntu wamaze kumva agakiza, akuzura Mwuka Wera, akamenya impano z'Umwuka Wera, ngo nyuma akabivamo, ukumugarura n'ibintu bikomeye cyane. Kuko ngo abarusha ngo abapagani ubupagani. Rero dukizwe twumve yuko gukizwa ni kamere, ni imbuto.
imbuto zerekana abihannye nizo uwo Yesu Kristo yemeza ko twakijije. Ngo nyereka ukwizera kutagira ibikorwa yenda. Ibikorwa si ibyo muri church. Ibikorwa ntabwo ari ibyo gusenga ngo dufite amazumu, dufite ministeri. Ibikorwa ni izo ni imbuto nziza. Tujye twumva ijambo ry'Imana nk'uko Imana irivuga. Aleluya. Aha rero twize ko tugomba gukomera. Amakuba azaza, ibibazo bizaza. Nimba atari n'icyo ufite, hazaza ikindi. Tubyitegure. Ahubwo tuvuge tuti tubyiteguriye gute rero? Ni muri Yesu Kristo. Kuko ibyiringiro byacu, amahoro yacu ni muri Yesu Kristo. Kugira ngo rero Yesu Kristo abibemo, nuko tugomba kwitwara uko ashaka muri ibyo bigeragezo, uko byameze kose bisa kose. Aleluya. Kandi tukibuka ko Yesu yavuze ko yamaze kubinesha. Amen. Ikindi twumvanyemo nuko tugomba kwishimira ibigeragezo. Iyo bije ngo tubyakirane umunezero n'ibyishimo, my friends. Ni hatari. Niko biri. Kandi tukamenya ko haba hari intego. Ikigeragezo cyose kije haba hari intego. Hari amasengesho njya numva abantu bavuga ngo sinzi ngo impamvu Imana yabyemera. Kuki si itabyemera? Urinde se? Uri iki ukoze? Uri igiki? Kuki itabyemera? Yabyemera nyine. Hari n'abantu baba mu bintu bakandi bakorera Imana by'ukuri. Ikintu kikabakubita. Wowe noneho nta nubwo nemeza ko ushaka kubukorera Imana nk'abo bantu. Kubera donc wenda amarangamutima, ibintu dukora n'iki. Ariko abona abandi babyakiriye neza. Kuko nyine niko gukizwa. Hari umukobwa nzi Filipino. Ndetse papa we n'ubu aracyakorera Imana na nyina bafite ministeri nini cyane. Bigeze kumufata ku ngufu abagabo 5. Baze ko papa na mama we bari bafite itorero, bari bagiye gusenga uwo munsi. None umukobwa uwo munsi yari yize aravuga ati reka ace mu rugo, n'umudakobwa agomba kuza kumusura. Noneho bajya ngo nyuma bajye gusenga, ibintu nk'ibyo. Abajura barabatera, babafata ku ngufu. Kandi umukobwa yarakiri vierge, akiri muto, imyaka 15. Abagabo 5. Ubwo papa we na mama bari mu itorero, bari gusenga, bari kunezerwa, banezeza Imana. Ariko mu rugo byakaze. Ubwo se urambwiraga Imana ntiyarebaga? Imana ntiyarebaga se? Ariko umukobwa avuga ati narababariye, sinabajyanye no kuri polisi. Yavuze amagambo akomeye, ngira ubwoba. Ahubwo ngira ubwoba, mbona ko ijuru rifite ba nyirazo. Ntabwo rero uwo mukobwa yaba yari yihanganye gutyo. Wowe uratukanye, turanze, twikubise, uvuge ngo tuzajya mu ijuru n'uwo mukobwa. Ntibishoboka. Ngo Imana ntijirengera ku butoni. Ntabwo izakurengera. Izareba ku munzani ibyo wakoze, ibyo twakoze nibyo izaduhembera. Nibona rero ibihemba ari byo kugikuzimu, niho uzajya, niho tuzajya. Umenye uti hari ababikora ibyo wanga gukora. Ibi twitirira Satani akakubeshya, akakumvisha ko ari wowe wagowe, akakubwira impamvu utagomba kumvira Imana, akajya kujya mu matwi nka Eve, nawe ukemera ukikubita hariya. Uragowe. Ahubwo turagowe. Ariko tumenye tuti hanze aha hari abiyemeje gukorera Imana paka ku rupfu, kandi bakagendera ku Mana, ku mahame y'Imana uko baba barakose. Uwo mukobwa ubu n'umudamu afite abana 4. Imana namuhaye umugabo mwiza ukijijwe. Amen. Yarazi ko nta n'umugabo uzamwemera, kuko urumva yaragize trauma. Ariko ngo ahitamo kubabarira. Nyuma yumva ngo abo bantu bamukoze ibyo baranabishe, kuko bari mu bintu by'igenge. Urumva Imana irihorera. Kandi ejo twarabize yuko ikora ibyaha. Hari n'abavamo bakijijwe, hari n'abavamo bapfuye. Imana ikora uko ishaka. Ikinywa niko wowe witwara ute mu kigeragezo. Haleluya. Ubu rero twabyumvishe yuko tugomba kubyakira umunezero kandi tukihangana. Kuko uko kwihangana kwacu niko kuzarangiza umurimo Imana izaba yateguye muri icyo kigeragezo. Ubwo ikigeragezo kije gifite impamvu, ahubwo twakagombye. Hari umukozi w'Imana wabivuze, sinzi ninde, yavuze ati ugiye mu kigeragezo si igihe cyo kwitotomba, si igihe cyo kubwira Imana vraiment urabinkoze koko, nta soni.
tubwira imana tuyibaza gutyo nkani, ariko siko twayimenyereye. Ahubwo ngo tugomba kubaza tuti ni iki ushaka kunyigisha mwami, imbaraga zo kubicamo, kubyitwaramo neza, kuko uzi neza ko uba uri ahantu horoshye satani agomba kuza gutera, kandi aragutera pe utarebye nabi, kamere igasohoka. Amen. Rero dukomere Imana yaduhaye ikintu gikomeye, agakiza, kandi amahoro yacu ava muri Yesu, nta handi azava. Amen. Tugomba kugeragezwa kugira ngo Imana irebe kwizera kwacu. Dore icyo kintu ikintu gikomeye. Ibigeragezo biza kukugerageza my friend. Nshuti ijya mu ijuru, nshuti y'umusaraba. Ibigeragezo biza kugira ngo bitugerageze, birebe ukwizera kwacu, birebe uwo twemeye, birebe uwo dukorera by'ukuri. Rero uko ikigeragezo uzacyitwaramo nicyo kizarekana uwo uri. Amen. Rero urebe igeragezo waciyemo, urebe uko wabyitwayemo, urahita wimenya, nta muntu ugomba kukubwira. Nusanga wariciriye inzira ugahemuka, umenye uti satani yaranteye, bya bindi mvuga ngo ndakijijwe mu mutima wapi, ndacyafite urugendo. Wihane, usabe imbabazi uwakikwemukiye, uwo watutse warakaye, nubwo bwose yakurakaje kandi byumvikana, usabe imbabazi, usabe n'imbabazi Imana, utangira urugendo rushya. Amen. Ubwo mvuze ibyo kuko wenda ari byo biza vuba, hari n'abihorera. Haleluya. Ubwo nyine uriyumva. Amen. Kandi wowe witwara neza mu bigeragezo, Imana iguha umugisha, komeze guha imbaraga nk'izo ntwari nababwiye zindi. Haleluya. Amen. Murakoze cyane rero. Nimba uri aho utazi Yesu Kristo, ibi ni byo abantu bazi Yesu Kristo, bakiriye Yesu Kristo by'ukuri. Upfuka muvuga uti mwami Yesu, nje imbere yawe, ngusabye imbabazi, menye ko ndi umunyabyaha, menye ko mfite kamere ya satani, menye ko ndi mubi, ariko n'inkuru nziza imbwira ko hari Yesu Kristo waje kuduha ubugingo bushya, akaduhindura umutima. Mbabarira, nciye bugufi, nyoza, umvanemo kamere mbi, umvanemo ibintu byose bibi, ngusabye imbabazi, umpe Mwuka Wera, unyuzuze imbaraga zawe, kugira ngo urugendo mbashe kurugendamo neza. Urakoze kunyumva, ndashaka umbera umwami n'umukiza, kugira ngo nanjye mbarwe mu bana b'Imana. Kuko ijambo rivuga ngo nitwatura no mu kanwa kacu, kandi tukizera no mu mutima, ko tuzaba tubaye abantu bashya, kandi tuzaba dukijijwe. Undinde inshuti mbi, undinde abantu badakijijwe neza. Mana, ubugingo bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Urakoze kumbabarira, mu izina rya Yesu Kristo bisenze nizeye. Amen. Ubundi nimba uzi ko hari uwakomerekeje, ubundi ukaba uzi ko hari uwo watutse, wagize, uragenda umusabe imbabazi. Niko biri. Uwimana ikwereka, ubundi ugakizwa. Haleluya. Amen. Nimba warasubiye inyuma, nawe iryo sengesho warigisenga. Haleluya. Ubundi irindi sengesho ugasenga ubwira ati Mana mpa imbaraga, komeza imbaraga zo kwitwara neza, komeza imbaraga zo kunesha. Urakoze kubigeragezo data, urakoze ku muriro uducishamo. Ndagushimiye kuko uri Imana nziza, ndagushimiye data wera kuko utugirira neza. Yesu, turagushimiye kubana natwe kandi utugirira neza. Turagushimiye kuri iri jambo, turagushimiye ku bigeragezo, turagushimiye ku byose uducishamo, kandi nuko utukunda kandi utugirira neza, kugira ngo wa munsi nuza uzasange tumize neza. Habwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Rero yari Apostle Ukurinkunda muri ministeri Ukurinkunda International Ministries, ibarizwa Canada, dufite icyicaro Uganda ni Burundi, mu Rwanda soon. Rero ufite ikibazo cyangwa ushaka kuza kwifatanya natwe muri zino nyigisho, wakwandika muri
telefone 1-613 613 265 36613. Reka mvuge mu cyongereza 1-613-265-3613. Amen. Wakandika ukavuga uti ukavuga icyifuzo ufite, ubundi tukamenya uko tugufasha. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Amen. Shalom, shalom.